Ibihe byiza mwese by'umwihariko mudukurikirana aho muba muri mu bice bigiye bitandukanye muri gahunda zigiye zitandukanye. Turagarutse nanone uyu munsi turi tariki 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025. Ni mu makuru kuri Bosco Official. Abakunda ndetse n'abakurikira ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho mwese ndabasuje, abadukunda ndetse n'abatadukunda mwese ntabwo twabibagirwa kabisa, nako tugenda tubasabira imigisha y'Imana. Bari ku butaka bw'u Burundi mumeze mute di? Mumeze neza cyane, kanizere ko ibintu ari fresh cyangwa se ari amahoro. Abari Uganda, abari Kenya ndetse n'ahandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mutajye muhwema kutugaragariza ko mukurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Nongeye kubatera yambu. Nta kindi kintu rero kituzanye cyangwa se nk'uko bisanzwe nta kindi kintu kituzana ngaha kuri izi mikoro usibye kureba mu by'ukuri uko babyifashe ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, tutitaye ku bindi ibyo ari byo byose, tutitaye kuri buri kimwe icyo ari cyo cyose. Tuba tugomba kumenya uko mu by'ukuri byiriwe, dore ko turi mu masaha ya nimugoroba. Mwese ngira ngo murimo murabibona, ariko ubwo biraza guterwa naho dukurikiranye uherereye. Twe rero hano hafi y'amakuru, hafi rwose hari kubera imiripuko na za Nyamugigima, murabizi ko ariho duherereye, biri mu masaha ya nimugoroba. Ubwo ni nako ikibuga gihagaze, ubwo ndavuga ikibuga nyine cyo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Urugamba rero n'ubundi nta gisibya, imirwano yakomeje. Naje mbabwire uduce twaje kubamo imirwano ndetse nuko byari byifashe. Bravo cyane ku gisoda cy'u Burundi FDNB gikomeje gukora akazi gakomeye cyane hariya kuri ubu muri Uvira ndetse hari muri Fizi. Akazi gakomeye cyane bakomeje kugakora mu bice bigiye bitandukanye bya ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nta no gutinda rero ka twinjire mu mirwano. N'imirwano ikomeye cyane yongeye gutangira kuri uyu wa gatanu masaha mu gitondo mu rukerera rwa kare, nyoni zibika. Mirwano rwose yari ifungutse, umuriro wari ufungutse, nta bintu byo gukererwa. Murimo n'uwa kare niko byari bimeze ku itariki 10 aho bita Kibati, ni muri groupement ya Rubereke. Ahangana ni kamwe mu duce two muri teritwari ya Warikare. Teritwari ya Warikare mw'abantu mwe, iyo ni teritwari yongeye kumvikanamo imirwano, by'umwihariko muri ibi bihe turimo. Imirwano rwose irimo irumvikanamo cyane. Ntabwo ari aho nyine gusa, kuko maze iminsi mbivuga ibice byose byo muri teritwari ya Warikare umunsi kundi bigenda biberamo imirwano. Wazalendo CMC ntabwo iri korohera rwose. Aba 23 baherutse koherezwayo barimo barahura n'uruva gusenya. Ni imirwano ikomeye cyane yaje gutangira ngaha Kibati, ndetse yanagiye inavugwaho. Ariko reka turebe uko bimeze kugeza uyu mugoroba. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abitangaza, amakuru aravuga yuko Wazalendo baturutse hano bita Miba cyangwa se Miba. Biraza guterwa nuko nyine ubivuga cyangwa se ubisoma. Ni kilometero 5 zonyine mu burengerazuba bwa Kibati, ntabwo ari kure cyane. Kilometero 5 nkeka ko ari ahantu n'ubundi bushaka kugenda n'amaguru iminota buri ingahera, iminota 40 gutyo, 30 kuri 40. Umuntu uzi kugenda amaguru yamaze kuba yahagenda. Nibwo rero mu by'ukuri Wazalendo yari iri muri aka gace yaje kwaturuka yerekeza nga burengerazuba bwa Kibati, ahagabwe ibitero simusiga kandura karabutaka byakoze akazi gakomeye cyane. Ndetse n'ibitero byagabwe ku birindiro by'inyeshyamba za 23 guhera ku isaha saa 11 za mu gitondo. Urusaku rw'intwaro zinemereye kandi nizoroheje rwari rurimo rwumvikana aha muri utu duce kugeza ubu. Iyo bivuze kugeza ubu, no kugeza maginga y'ubwo twari turimo twinjira muri studio cyangwa se dufata microphone kugira ngo tukubwire iby'aya makuru. Imirwano yari ikirimo yumvikana umunsi wose. Kibati yabaye Kibati. Wazalendo bazanye za mbunda zishenga, nta bintu byo kuhagarara ndetse no kugenda biguru ntege. Barimo baravuga bati FARDC niba irimo iragenda gake, tunenga cyane igisirikare cya FARDC. Iki gisirikare cya Kongo niba ari ukurya ruswa, niba ari ubugambanyi, niba ari iki, nk'abantu mwisinzi uko namwe mubibona, ariko FARDC irimo iragenda biguru ntege muri uru rugamba. Usibye igisoda cy'u Burundi FDNB ndetse na Wazalendo bari gukora akazi gakomeye. Kandi ukabona ko ubu ngubu Repubulika Demokarasi ya Kongo yabuze intsinzi kuri M23, ndetse intsinzi inayifite bayifite, kuko niba mubonye ibyo drone zikoze cyangwa se Sukhoi, ibisa nk'igerageza gusa byonyine ikintu zikoze
ubona ko intsinzi yari hari mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyagashyize imbaraga muri uru rugamba nk'uko bisabwa, kuko nibakomeza gutya urabona ko Wazalendo yagerageza, igisado cy'uburundi kiragerageza, ariko na za mbaraga nyine za FARDC zirakenewe cyane. Imirwano rero yaje kumvikana, Wazalendo ntabwo yigeze yoroherana busa cyangwa se na gato. Aya matsinda ya 23 ari hano muri ibi bice bya Kibati ku birindiro by'inyeshyamba za 23 bihari, kuko amakuru avuga ko urugamba rwakomeje kugenda rwumvikana kugeraho bita rwegera agace bita Habura mu burasirazuba bwa Kibati. Niho bakomeje kugenda begera bavuye ubwo hehe, bavuye mu gace ko mu burengerazuba. Nuvuga ngo barwaniye muri Kibati. Wazalendo yaturutse aho bita Mimba mu burengerazuba bwa Kibati, irarwana umunsi wose kugera aho bita mu burasirazuba bwa Kibati mu duce twitwa za Habura. Urumva ko iyi ni intambara, ni imirwanire seriye, ni akazi gatoroshye Wazalendo bashe gukora ahangaha. Ndetse amakuru avuga ko Wazalendo yaje kuharasira rwose 23 ngo hatikiriye abatari bakeya hano mu burengerazuba bwa Kibati rwose, ngo ho byabaye ibibazo. Ntabwo 23 igeze nayo irambika intwaro hasi cyangwa se ngo igerageze mu by'ukuri kureka kwihagarara, kuko ahangaha hari hasanzwe hari defense yabo cyangwa se hari ibirindiro byabo. Niyo mpamvu mva bakomeje gukukuza. Ariko Wazalendo niba urwanye ugaturuka kilometero 5 ugafata igice cyo mu burengerazuba ugakomeza paka ugeze mu burasirazuba bw'ahantu, nuvuga ngo bazengurutse, nuko bamaze kugira iki, bamaze gukoresha mu by'ukuri technique, bamaze gukoresha imbaraga zikomeye cyane. Nakazi gakomeye cyane bakomeje gukora. Abagabo mu bashimiye mwabanwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ntabwo babyoroshye, ndetse kubashimira nta kindi kintu ugomba gukora, nuko ugomba kugaragaza ko ushyigikiye ibikorwa byabo. Ubwo nyine turaza kubona muri comment, turaza kubibona cyane ku buryo mu sharinga iyi video, turabibona cyane ku buryo mukanda like, kuko ibikorwa nyine babyivugira. Niba imirwano yari kuva mu masaha mu gitondo ukabumva ko bazengurutse bakagera hanaha ari igitero cyagabwa umunsi umwe, numva ko nakazi gakomeye cyane ahangaha muri Kibati kakozwe. Amakuru avuga ko abaturage benshi bitewe nuko bashoboraga guhunga bikabibazo, Wazalendo yategetse ko bagoma mu mazu yabo, mu ngo zabo akaba ariho bagoma, kubera ikibazo cyo kuba nanone umuhanda uhuza Kashebere ndetse na Mungazi. Umuhanda uza Kashebere na Mungazi, uyu muhanda wamaze kugira iki, wamaze guhagarikwa. Nakubwiye ni urugamba ruriseriye wa muntu we, ibintu byabereye muri Kibati ni nakamaramanza. Turabitsa ko 23 yari maze iminsi yarigaruriye aka gace ka Kibati, ndetse yari afite ibirindo kuva mu kwezi kwa kane. Urumva ko hashize igihe, turi mu kwezi kwa 10, rwashize amezi agera kuri 6 barashyize ibirindiro bakusanyiriza intwaro, hari abarwanyi benshi. Ariko Wazalendo umunsi umwe irahatitije, mon cher ami, irahatitije. Ari niyo makuru y'ukuri naguha. Kashebere mu Ngazi uyu muhanda warahagaritswe, ndetse abaturage ntabwo bemerewe kuhanyura bitewe n'ibikorwa by'imirwano. N'ubundi nanone kuva aya mezi 3 yose rero M23 arimo yisuganya ndetse igerageza gutegura ibitero igomba kugaba ahandi, ariko Wazalendo yavuze iti muhagarikiraho. Turabitsa ko kandi kuri ubu ibikorwa by'ubugambanyi biri kuvuga kuri bamwe ari byo biri gutuma ngo umutwe wa 23 urushaho kugenda ufata ibice bigiye bitandukanye, nko kuri ubu mu mujyi wa Bukavu nyuma y'iminsi mike Panzi, agace kakomeje kugaragara mu maboko y'umutwe wa 23. Bavuga ko ngo bafashe umwe mu bari yamamarije kuba umudepite bita Bahati Bashaga Emile, bamugira umuyobozi wa komine ya Panzi. Uyu nguyu akaba agomba kuba mu by'ukuri yafashe umutwe wa 23 kugumura abandi baturage, ndetse no kubereka ibyiza bya 23, ndetse no kubereka ko basanzwe bakorana nabo. Urumva gufata umuntu wari urahanga usanzwe mu by'ukuri agaragara mu myanya y'ubuyobozi bakaba bamushyize kuyobora aka gace, hari indi ngaruka cyangwa se hari izindi influence bigomba kugira, ari nayo mpamvu nyine baba bamushyizeho. Icyo kintu rero nicyo kintu kiri kugenda kigira iki, kiri kugenda gikora ku banyekongo hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Ibikorwa by'ubugambanyi biri gukorwa n'abanyekongo bo ubwabo ku giti cyabo, urumva ko bikomeje kugenda birushaho kuba byaba ibibazo, kandi ari nako birushaho kugenda bikara cyane. Amakuru mfite atugeraho aravuga ko mu by'ukuri muri Uvira
hari ibitaje kugenda neza. Ibi nabyo nabyita ubugambanyi. Hari umwe mu bawazalendo yaramaze iminsi ashimuswe cyangwa se bivuga ko yaburiwe irengero, mu by'ukuri yaje gusangwa yapfuye. Umuyobozi w'itsinda rya wazalendo Mulelo uyu ngo yasanzwe yapfuye nyuma y'iminsi birashimuswe n'abantu bitwaje intwaro batamenyekanye. Ihuriro ry'abaturage ryamaganye iki gikorwa risaba ko hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane intandaro y'urupfu rwe, ndetse amakuru aturuka mu gace ka wazalendo avuga ko wahohotewe yahaniwe kuba yarayoboye amasasu kugira ngo agurishwe. Bivuga ko rero abantu bitwaje intwaro aribo baje baramutwara nyine baramujyana. Bivuze ko rero ibiri kubera hariya nabyo ibyo bintu nibyo birimo biratuma rega wazalendo igenda itsindwa, ndetse na FARDC by'ubugambanyi bikwiye kuba byahagarara ubundi urugamba rugakomeza, kuko murumva ko Kibati M23 yabashe kuba yatakariza abasirikare benshi hano muri Warikare. Wazalendo yabashe kwitwara neza rwose umunsi wose kuva mu masaha mu gitondo kuva mu rukerera. Nuko byari bimeze muri Kibati, nuko umuriro wari wifashe. Ariko kandi reka nkubwire inkuru yihutirwa cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Generali wa wazalendo Nyerere yangiye kugaruka muri Kiriba ari kumwe na bataliyani enye. Uyu akabaje kurimbura M23 ndetse no gutanga isomo rikomeye cyane ry'urugamba. Ubwo reka mbashimire babwene makoze cyane kudukurikirana. Ayo yari ay'umugoroba, yari Bosco Official Mutaramo cyane. Ciao ciao, hasta la vista.